icyo gihe umubyeyi wa Kagame wari ukiri muto cyane yatangiye kubategura ngo bahunge, maze hahita haza imodoka. Umushoferi wayo ashyikiriza umubyeyi ibaruwa yavuga ko atumwe n'umwamikazi Gicanda wari utuye i Nyanza mu rugendo rw'iminota 45 uvuye aho bari batuye. Umwamikazi yari yasabye umubyeyi wa nyakubahwa Paul Kagame ko yabahungisha muri ibyo bihe by'amakuba. Perezida Paul Kagame n'abantu bari baturanye binje muri iyo modoka mu gihe igihiriri cy'ababahigaga cyaturukaga ku wundi musozi. Ubwo ni umwamikazi Rosalia Gicanda niwe se na se mama bavindimu njya kumusura rero, kandi nari mfite na mushiki wanjye wa kabiri tuvukana ari hano. Abasirikare bafashe Gicanda nabo bari bafatanywe bajyanwa inyuma y'ingoro y'inzu y'indangamurage y'u Rwanda, barabarasa barapfa. Gicanda aratanga, yari umwamikazi. Uvi inkuru yanjye. Muntu wese uba hariho hose muri USA na Canada waba ukeneye ubujyanama n'ubufasha n'ishoramari, gutangiza business, kugura ibibanza n'amazu n'ibindi, gana impuguke Abdul Hagenimana tugufashe muri serivisi zikurikira: kujya muri Indexed Universal Life Insurance, ubwishingizi bw'ubuzima bukungukira mu kugushorera imari ku isoko ry'imigabane mu buryo budahomba; gutangiza business tugufasha kuyibonera impushya zose zikwemerera gukora nka licensed professional; filing taxes tugufasha kuzuriza igihe no gutanga amakuru yuzuye ku misoro, tukanaguhugurira kuzajya wiyuzuriza impapuro za tax returns. Namwe mwifuza kugura ibibanza cyangwa amazu, naho turahari ku bwanyu. Duhamagare cyangwa twandikire aha hakurikira tuguhe ubufasha bwihuse kandi bunoze. Urakaza neza. Umugabo Gatsinzi, umwega w'umunyabuganza, yatunguwe no kubona abashyitsi babiri baturutse ibwami baza kumusura. Abaza ikibagenza, nabo bati tuje gushaka mu bakobwa bawe umugeni w'umwami. Agize ati ko abakobwa banjye bose ari impinja. Baramusubiza bati turashaka umukuru muri zo. Nibwo hamagaye Gicanda ngo aramutse abo bashyitsi. Araza arabaramutsa. Asubiye mu mbere babwira se bati n'uyu dushaka ntitugenda tumusize. Ubwo Gicanda yari umukobwa mwiza cyane w'imyaka 14 utangiye kumera amabere, kuko yari afite ubwiza butambutse ubwabo mu rungano rwe. Ariko se yashoboraga gushyirwa hagati y'inkumi z'ikimero gishamaje agahatana nazo kuba umugore w'umwami gute? Bizeraga se ko igihe cy'ijonjora kizatinda, hagati aho hakabakura ab'inkumi y'ubwiza burangaza abahisi n'abagenzi. Ibyo ari byo byose baramwigombye, bava kwa Gatsinzi bamutwaye nk'amata y'abashyitsi. Bamujyanye Ishyogwe, ni ukuvuga mu karere ka Muhanga uyu munsi, ku mugabekazi Kankazi, ubwo ni nyina w'umwami Mutara wa III Rudahigwa. Ahari hateraniye abakobwa beza bagombaga kuvamo umwe muri bo uzaba umugore w'umwami Rudahigwa. Abo baterambabazi bavuye mu miryango yerejwe, bamaze iminsi itari mike batozwa imyifatire myiza n'imvugo iboneye, ari nako abantu bakuru babishinzwe babanyuza mu majonjora yo kubatoranyamo uwihogoza akazaba akwiye umwami. Ahantu hise wumva bootcamp ya Nyampinga w'u Rwanda cyangwa Miss y'u Rwanda, nanjye niko nahise mbitekereza. Ntabwo Gicanda yahabwaga amahirwe, uretse ko yari umwana utarumvaga uburemere bw'ibyo yari arimo, bityo ntabashe kubyinjiramo ashishikaye. Yari afite inkovu mu gahanga, kandi nyiramwiza ubaruta bose ataragomba kugira inkovu ku mubiri we wose. Umugabe Kankazi, ni ukuvuga nyina w'umwami Rudahigwa, mu majonjora yaramaze kubona umukobwa uzamubera umukazana we, akaba n'umwamikazi w'u Rwanda. Yari yarahisemo kuratira umuhungu we, umukobwa mwiza umwegakazi yizeraga ko ari uzasimbura Nyiramakomari. Uwo ni Mukamutara Rosalia, mwene Sekaryongo wari sushefu wa Masumba mu Marangara. Kugira ngo byumve neza, uyu Nyiramakomari yari umugore wa mbere w'umwami Mutara wa III Rudahigwa. Yaje kubenga amuziza ko atabyara, gusa nyuma byaje kumenyekana ko utarabyaraga ari umwami Mutara wa III Rudahigwa, kuko uyu Nyiramakomari akiva ibwami
yashakanye na mwene se wabo wa Rudahigwa, babyana na Kobwa na Hungu, baratunga baratunganirwa. Mu mvugo ye yarwana, Gicanda yasetsaga bagenzi be agira ati ndi umwami nakwihitiramo Mukamutara kuko asumbye ubwiza twese. Uyu Mukamutara nimumuhuze n'umugore w'umwami nuko yitwaga iryo zina nyine rya Mukamutara. Mu ijonjora rya nyuma Mutara wa gatatu Rudahigwa yari yarijemo. Umugabekazi Kankazi yategetse ko haza abakobwa babiri bonyine agira ngo icyifuzo cye kidasubira inyuma. Yahamagaje uwo yashakaga ko azamubera umukazana we Mukamutara, amuherekesha uwo yabonaga nta wamutinzaho indoro kuko yabonaga ari umwana, ari we Gicanda. Mukamutara niwe wabanje kwiyereka, akora imyitozo yo kurata uburanga bwe. Mu ngendo nziza nk'inyambo bari baratojwe, arangije asubira mu mbere. Gicanda ni ukuvuga umwana w'umukobwa muto cyane, ahamagaye ngo nawe yiyereke. Yagize imbere y'abashyitsi asa n'uwibagiwe gato uko yagomba kugenda no kwifata. Abusanya imyitozo yagombaga gukora, maze mu bwana bwe ariseka biratinda. Rudahigwa arabutswe iseko ye, umutima wahise umubenguka. Yiyamira mu bineza neza byinshi cyane, agira ati nuriya mpisemo nta wundi. Abashakaga ko afata Mukamutara bati kwise mu mugeni w'umwana, nawe ati nimumureke nzamwirerera. Nguko uko Gicanda yatunguwe no gutsinda irushanwa ryo guhitamo umugeni w'umwami, we bitari bifasheho na gato, kuko inzira z'Imana ni amayobera, akaba wa mugani w'abakristo. Ku mwami imihango gusaba ntibaho, bitewe n'uko nyine abakobwa n'abagore bose bari ab'umwami. Icyo Rudahigwa yakoze amaze guhitamo umugeni umubereye ni ugukwa. Yatanze inka 25. We na Rosalia Gicanda bahawe isakaramento ryo gushyingirwa muri Kiliziya Gatolika, na cyane ko Mutara wa gatatu Rudahigwa yari amaze kwinjira mu idini Gatolika, aho yanaje gutura u Rwanda Kristo. Mu bantu bose baganirije abagize uruhare mu kwandika igitabo bise Amateka y'u Rwanda kuva mu itangiriro kugeza mu kinyejana cya 20 cyasohotse mu mwaka wa 2016, nta n'umwe uhuza n'undi ku mpamvu yo gutanga kwa Mutara wa gatatu Rudahigwa, umugabo wa Gicanda, umwami w'u Rwanda. Bamwe bavuga ko yishwe n'urushinge rwa penicilline bamuteye ageze i Bujumbura, aho ngo yari yagiye gusaba abakoloni b'Ababiligi kureka u Rwanda rukigenga. Abandi bakavuga ko yazize kuva amaraso imbere mu bwonko, ibyo bita kuvira imbere. Abandi ngo yazize kwitanga mu muhango. Hari n'abandi bavuga ko Mutara wa gatatu Rudahigwa yishwe ku kagambane n'abakoloni b'Ababiligi batamushakaga kuko yari amaze kubabera inzitizi muri politike. Bari barashyize imbere yo gutanya abantu kugira ngo babashe kubayobora, diviser pour régner cyangwa diviser pour mieux régner. Iyi politiki ya diviser pour mieux régner cyangwa kucamo ibice kugira ngo uyobore izwi mu Rwanda, i Burundi na Kongo, kuko yashyizweho n'Ababiligi. Hatari amoko bahashyira amoko, hari amoko babumvisha ko batagomba kubana. Niyo mpamvu muri Afurika yose uzasanga u Rwanda, u Burundi na Kongo nibyo bihugu byagize amoko atumvikana kurenza ibindi bihugu byose kubera colonisation y'Ababiligi. Umugogo wa Mutara wa gatatu Rudahigwa watabarijwe mwima ku itariki ya 28 Nyakanga mu mwaka w'1959, nyuma y'uko bari bamaze kwimika muri umuna we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, kuko Rudahigwa na mwana w'umuhungu yasize nk'umuzungura w'ingoma. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yatanze hashize imyaka 13 yegura u Rwanda Kristo umwami. Mu muhango wabaye mu mwaka w'1946, akaba ari nabwo yari amaze kubatizwa, akitwa Charles Léon Pierre. Mutara wa gatatu ashimirwa byinshi, birimo kuba yarazanye impinduka zateje imbere imibereho y'abaturage no guca ubusumbane. Aho urugero rutangwa ni uko yaremeye gutanga zimwe mu nka ze mu gihe cy'inzara ya Ruzagayura. Mu bigwi bye kandi harimo kuba yaranze akarengane kugeza ubwo yiyemeje kuba umucamanza mukuru mu rukiko rw'umwami i Nyanza, no kuba yarateje imbere uburezi. Ku ngoma ye kuva mu 1931 kugeza mu 1959 mu Rwanda hashinzwe amashuri menshi, arimo Koleji Gatagara yaje kwimurirwa i Bujumbura, yitwa Collège International du Saint-Esprit.
ishuri ry'abayisilamu i Nyamirambo ku Ntwari, amashuri y'ababikira hirya no hino mu gihugu, n'ishuri ryitwaga iry'abene Mutara. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa niwe muyobozi wa mbere w'ikirenga w'u Rwanda watunze imodoka ndetse akanagendera mu ndege bwa mbere. Abanyarwanda bamwe bafata Mutara wa gatatu Rudahigwa nk'impirimbanyi y'ubwigenge bw'u Rwanda ku rwego rumwe na Patrice Lumumba wa Congo, Louis Rwagasore w'u Burundi n'abandi. Dusubire ku mugore we Gicanda. Nyuma y'itanga ry'uyu Mutara wa gatatu Rudahigwa, umugabo we, tariki ya 20 Mata mu mwaka w'1994 nibwo inkuru mbi yakwirakwiye ko umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalie Gicanda yishwe n'ingabo za leta yakoraga jenoside azizwa ko ari umututsikazi. Gusa mu mateka y'u Rwanda, iyo umuntu yageraga mu rwego rw'ubwami, ni ukuvuga umwami, umugabekazi, nyina w'umwami ndetse n'abagore b'umwami, ntabwo bagiraga ubwoko, ahubwo bajyaga mu cyiciro cy'abami. Gicanda yashakanye n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre, nka rya zina nyine ryo muri Katolika, yabatijwe kwa 13 Mutarama mu mwaka w'1942. Yabaye asuzugurwa nyuma y'urupfu rw'umugabo we umwami Rudahigwa, ubwo yatangiraga i Bujumbura ku buryo bw'amayobera ku itariki ya 25 Nyakanga mu mwaka w'1959. Nyuma yo gutanga k'uyu mugabo we, nivuga gutanga umve gupfa, kuko umwami ntabwo apfa aratanga, byajyanye n'ihurura ry'abarwaniraga repubulika ariko barushaho gutesha agaciro ingoma ya cyami n'ibimenyetso byayo. Mu mwaka w'1961 Perezida Kayibanda Gregoire yirukanye mu Rukari umwamikazi Gicanda. Yaje gutura mu mujyi wa Butare mu karere ka Huye, ari naho abahoze ari abasirikari ba Habyarimana hamwe n'intera hamwe bamusanze baramwica ku itariki ya 20 Mata mu mwaka w'1994. Muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, umwamikazi Rosalie Gicanda nubwo ari mu gihugu, yabayeho nta gaciro afite nk'umwamikazi cyangwa nk'uwahoze mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Gicanda yari umuyoboke ukomeye wa Kiliziya Gatolika, yabayeho mu buzima bworoheje mu mujyi wa Huye, abana n'umubyeyi we, no kuvuga mama we wamubyaye, ndetse n'abandi bagore bake bamufashaga mu mirimo itandukanye. Ubwo jenoside yatangiraga, umwamikazi Gicanda yagiye yishingikiriza Jean Baptiste Habyarimana wari prefet wa Butare, warwanije cyane umugambi wo gutsemba abatutsi. Tariki ya 17 Mata prefet Habyarimana Jean Baptiste yatawe muri yombi nyuma za kwicwana n'umuryango we wose. Umwamikazi Rosalie Gicanda yatangiye guterwa ubwoba ko nawe agiye kwicwa n'umuryango we. Raporo ya Human Rights Watch yasohotse mu mwaka w'1999 ivuga ko umwamikazi Gicanda yari afite imyaka 36. Yasabye Joseph Kanyabashe wari burugumesitiri wa komine Ngoma i Butare kumurinda, undi akabyanga. Tariki ya 20 Mata ahagana saa 5 z'amanywa, abasirikare bayobowe na Liyetona Pierre Bizimana binjiye mu rugo rw'umwamikazi Gicanda ku mabwiriza yatanzwe na Kapiteni Ildefonse Nzeyimana wari umuyobozi ushinzwe ubutasi n'ibikorwa mu ishuri rikuru rya gisirikare ESO ubwo jenoside yakorwaga. Abo basirikare bamaze kwinjira mu rugo rw'umwamikazi, baramufashe we n'abandi bagore 6 babanaga baramutwara. Muri urwo rugo hasigaye mama wa Gicanda wari ufite imyaka 80 n'undi mukobwa wo kumwitaho. Abasirikare bafashe Gicanda nabo bari bafatanywe, bajyanwa inyuma y'ingoro y'inzu y'indangamurage y'u Rwanda, barabarasa barapfa. Gicanda aratanga, yari umwamikazi. Ku gicamunsi cy'uwo munsi abasirikare bagarutse mu rugo rwa Gicanda gusahura. Hashize iminsi 2 baragaruka bica umubyeyi we wari mu gahinda kenshi, nk'uko bitangazwa n'ababonye ibi biba. Raporo kandi ya Human Rights Watch ivuga ko ari umupadiri wasabye ko umubiri wa Gicanda washyingurwa mu cyubahiro. Burugumesitiri Kanyabashi wanze kumurinda, yohereza abagororwa kumujyana kumushyingura hafi y'urugo rwe. Umwe mu bagane n'umukobwa wabashiye kurokoka witaga ku mubyeyi wa Gicanda, ngo yamubwiye ko mbere yuko Gicanda nabo bari kumwe bicwa, babanje kuvuga isengesho bishyira mu maboko y'Imana. Mu mwaka wa 2012 urukiko rwashyiriho u Rwanda rwakatiye Kapiteni Ildefonse Nzeyimana igifungo cya burundu ashinjwa kwica umwamikazi Gicanda n'abandi batutsi muri jenoside yakorewe abatutsi. Nizeyimana
yari yafatiwe muri Uganda mu mwaka wa 2009. Mu 1998 Lieutenant Pierre Bizimana yakatiwe urwo gupfa n'urukiko rwa gisirikare i Kigali, ariko icyo gihano kiza guhindurwamo igifungo cya burundu nyuma y'uko u Rwanda rukuyeho igihano cy'urupfu. Uyu mwamikazi Gicanda yari nyina wabo wa nyakubahwa umukuru w'igihugu Paul Kagame, nk'uko nawe yabyemeje mu kiganiro n'itangazamakuru. Mu myaka ya za 70 nyakubahwa Paul Kagame akiri umusore yajyaga aza mu mujyi wa Butare rwihishwa gusura nyina wabo Gicanda, kujya muri kaminuza no mu bindi bice bitandukanye bya Butare, ariko icy'ingenzi ko ari gusura nyina wabo Gicanda nk'uko yakunze kubigarukaho mu itangazamakuru. nkajya i Butare. Yes. Butare nari mfite Ni nyogosenge. Mama nubona yagusura base bavindimo. Sinzi ubu Base bavindimo. Abari se wa mama na se ubona yagusura bavindimo. abari abavandimwe n'uko bari nka Mu Kinyarwanda babyita ngo nyina wabo, ariko mu Cyongereza n'Igifaransa ni byoroha. Yego. Ubwo ni umwamikazi Rosalia Gicanda. Niwe. Se na se wa mama bavindimo. Ya. Yego njya kumusura rero, kandi nari mfite na mushiki wanjye wa kabiri tuvukana ari hano kugira ngo abantu baramuzi. We niho yarezwe. Gicana niwe wamureze barabanye imyaka myinshi n'abana. Nkajya kumusura hose rero ndahazi, nayaga mpagenda. Impamvu tuvuga ko yazaga rwihishwa, we kimwe n'abandi batutsi bari barahunze igihugu ntabwo babaga bemerewe kugaruka mu Rwanda. Iyo wafatwaga waricwaga cyangwa ugafungwa. Mu minsi ishize u Rwanda rwashyikirijwe na M23 uwo igenzura uburasirazuba bwa Congo, Brigadier General Gakwerere Jean Baptiste uzwi nka General Gakwerere Stani, wari ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa FDLR. Uyu Gakwerere ashinjwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, cyane cyane mu rupfu rw'umwamikazi Gicanda n'uwahoze ari prefe wa Butare Jean Baptiste Habyarimana, umututsi umwe rukumbi wari wagizwe prefe mu Rwanda. Igikorwa ngo yoherejwemo na Kapitani Nzeyimana wari umukuriye. Birumvikana ibigwi n'urukundo by'umwamikazi Gicanda byirahirwa n'uwamugezeho wese. Mu buhamya bwatanzwe na Perezida Paul Kagame mu mwaka wa 2017 avuga ku mateka y'ubuto bwe kuva afite imyaka 4 y'amavuko ubwo yatangiraga ubuzima bw'ubuhunzi, yashimiye Gicanda nk'umwe mu bamufashije akabasha kurokoka. Ni ubuhamya bugaragara muri nimero y'2944 ikinyamakuru Jeune Afrique yasohotse ku itariki 14 Kamena mu mwaka wa 2017 yiswe amabanga y'ubuto cyangwa secret de jeunesse bw'abakuru b'ibihugu barimo Perezida Paul Kagame, Ali Bongo Ondimba, umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc ndetse na Alpha Conde. Perezida Kagame avuga ko mbere y'uko u Rwanda rubona ubwigenge, abahutu bari batuye ku musozi watambwe mu Ruhango aho umuryango we wari utuye. Batangiye gutwika inzu ndetse banagirira n'aba abatutsi bahatuye, kandi babishyigikiwemo n'ubuyobozi bwariho. Icyo gihe umubyeyi wa Kagame wari ukiri muto cyane yatangiye kubategura ngo bahunge, maze hahita haza imodoka. Umushoferi wayo ashyikiriza umubyeyi ibaruwa yavuga ko atumwe n'umwamikazi Gicanda wari utuye Nyanza mu rugendo rw'iminota 45 uvuye aho bari batuye. Umwamikazi yari yasabye umubyeyi wa nyakubahwa Paul Kagame ko yabahungisha muri ibyo bihe by'amakuba. Perezida Paul Kagame n'abantu bari baturanye binje muri iyo modoka mu gihe igihiriri cy'ababahigaga cyaturukaga ku wundi musozi kigata kirira mu byo bari batunze. Icyo gihe ngo basanze umwamikazi Nyanza mbere ko berekeza mu Mutara, aho niho bavuye bahungira muri Uganda. Ayo ni amateka y'umwamikazi Rosalia Gicanda uko yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994
nanihanganisha by'umwe ku muryango we uracyariho urimo uratwumva ndetse n'abandi navuga ngo bagize ibikomere bidasanzwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Nitwa Rwema Imbabazi, iyi ni inkuru yanjye.